Ikaze ku makuru yo kuri Top Kivu News tubazaniye kuri aya manywa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byifashe bite ariko nta yandi mayobera arimo nanone kuko mugiye kubisobanukirwa neza 5 iruhande rwo cyangwa se kuri screen zanyu muri kuhabona umusore uhicaye Bwana Pacifique utuzaniye amakuru y'ibizindutse bihabera biri kuhavugwa n'ibyare bibaye byose. Agakaye ndabona ariko kiyegereza kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza. Karibu Bwana Pacifique. Urakoze cyane Bwana Fisi. Ahanga rero ibintu biranze, ibintu biramwangiye, uyu mugabo akomeje gupfunda imitwe ariko kera kabaye ari kwishima. Ari kubyina. Ubu tuvugana ahantu hari ibyishimo biri kumusya. Uwo ninde? Felix Antoine Tshisekedi. Hanyuma uwo navuze uri mu byago bamwita Perezida Evariste Ndayishimiye. Akagamba nakomeje gukorerwa n'iyicarubozo. Iyicarubozo si ugukubitwa cyangwa gukorerwa ibindi. Ari gukorerwa menace, ari gukorerwa ibintu bibi cyane. Uyu mugabo nawe tumufiteho amakuru menshi cyane atariho ivumbi. Mwegere hino kugira ngo tuyabagezeho. Tshisekedi itsinze ari kubyina ndayigukumbuje, ndaje ndayikubwira mu kanya gatoya. Hanyuma rero ndaje mbabwira ibintu bibaye ku gisirikare cy'u Burundi, aho kugeza amaginga ya ngaya babuze niyo berekeza bitewe n'iki, bitewe no gukubitirwa hano muri Prede Ruzizi. Bakaba babazingishije. Kiliziya Katolika ikinshasa yasebye. Kiliziya Katolika ikinshasa yasebye. Ko ninde wakubwiye ko ari umuntu ujye useba afite Imana? Kiliziya yaseba Imana. Ampaye nkawereka nkwihorere. Iyo babandagaje bakababwira ko bari gucuruza Eucharistia mu masoko, icyo ni igikorwa kitajya kibaho na rimwe. Eucharistia ku bantu tugira imyizerere, cyane cyane nk'abantu twizera ibyo Yesu Kristo yasize avuze, nk'abantu b'abakatolike, sibyo? Twizera neza ko Eucharistia imaze gusengerwa ihinduka umubiri wa Kristo, hanyuma divayi igahinduka amaraso ya Kristo. Iyo tubifashe tuba tubaye bashya imbere ya Kristo, tukezwa ibyaha twakoze muri icyo cyumweru cyose. Iyo tugiye gusenga turi bazima. Rero Kiliziya Katolika kumva bayagiriza ko iri kudandaza ibintu ikinshasa birimo Eucharistia, mu minsi mike urajye kumva ngo na divayi ziri kugurishwa ku masoko, uragura Eucharistia bakagwa na divayi. Ibyo ndaje tubigarukeho nabyo. Mu yandi makuru kandi ntabwo ari byo gusa dufite. Dufite andi makuru ari kuvugwa ko ahanga abasirikare b'Ababiligi muri teritwari ya Warikare, nubwo bamaze kumanura intwaro, hari ikintu kidasanzwe kigiye kuvumbukayo, kandi iki kintu kikaba cyateguwe n'intare za Sarambwe. Ni ikintu turi buze kukivuga ariko tukakivuga mu wundi buryo, mu rwego rwo kugira ngo tutaza kumenera amabanga abayategereje kugira ngo babone uko bataka intare za Sarambwe. Buriya bajya badukurikira n'abanzi b'intare za Sarambwe, burya nibo banyambere ubona bakandarayike. Barya abantu ubona ikiganiro gisotse ko tubona ku bisebo like. Oya bajye bazishyiraho, tujye tubabwira amakuru. Uwa mbere ujye ushyiraho avuga ati ntago tikumbi ninjye bavuze. Oya buriya niba uzikora tutari umwanzi w'izasarambwe ukandera like, ariko mu mutima wawe niba ujya wumva urimo nabo bakandareka papa baratwumva ndabizi. Ngayo gukorera. So nayo makuru tugiye kugenda turambura rero. Bakunzi ba Top Kivu News rero murabyumvishije, Bwana Pacifique akaba yatugereyeyo. Reka twumve neza, nanjye ngenda ngira utuntu tumwe na tumwe ngenda mu challenge ngaho mubaza ko amakuru abababwiye nanjye hari icyo mbanya afite kugira ngo tugende twunguranaho n'ibitekerezo cyane. Ikaze rero kuri mwe mwese. Pacifique ro mikroni yawe. Mikroni yanjye, ariko bakunzi bacu muri kundeba rwose, noneho ndi kubibasaba munambona. Ndabinginze niba bikunda mwihangane mukande kuri subscribe kugira ngo ngenza mbageza amakuru mfite mudu nk'iyi mfite. Impamvu ndi kubabwira ukungu kumeze neza nuko mwakanze subscribe, mwarakoze mwese mwayikanze. So twinjire mu makuru rero. Turahera i Burundi, turahera Kinshasa, turahera he? Duhera aho bari kubyina itsinzi cyangwa tuhera bari kubababaye? Ntugaheruka ibyago. Ntugaheruka ibyago. Tubanze ibyago uheruka ibyiza. Mwoka byaramwe abasenga, abafatirya iburyo, babyeyi mukunda Perezida Evariste Ndayishimiye, mwihangane mu musengere. Uyu mugabo bari kumwica mu mutwe, utagira ngo bari kumukubita, bari kumwica mu mutwe bitewe n'ibintu bari kumukorera. Ushobora kubyumva uko nguko wenda ukumva ngo ni ibintu biraho byoroshye, ariko uyu mugabo afite ibibazo birenze birenze se navuga ngo iki, birenze iby'Abanyesirayeli
ariko nanone abanyesirayeli naba nkabije birenze iby'abanyamurenge bari guhura nabyo hariya birenze iby'abanyamurenge bari guhura nabyo hariya. Abanyamurenge bo nuko bicwa gusa neva wari kwicwa mu mutwe. Byose ni ibibazo rero byose ni ariko shana none kwicwa n'ibindi bibazo. Ahangaha rero amakuru ari kongeraho nuko Perezida Evariste Ndayishimiye umwe mu bagabo navuga ko ari abagabo bakomeye cyane hano mu gihugu cy'u Burundi, umwe mu bantu bagerageje gushyira kino gihugu cy'u Burundi ku murongo, ariko kugeza amagingo aya bikaba byaramunaniye. Byaramunaniye rero kugeza ubwo n'abayobozi bafatanyije kuyobora bamwitegereza ngo bakabona nta kintu kimurimo. Icyo kintu uri kucyumva? Bakabona ngo nta kintu ashoboye, yaba diplomasi wapi, politike wapi, urugamba shwi, bakabona nta kintu ashoboye usibye kwigwizaho umutungo no kugurisha abana b'igihugu abashyira muri gahunda ze ku giti cye zimubyarira amafaranga. Ahangaha amakuru ari kongera nuko uwitwa Generali Prime Niyongabo, umugaba mukuru w'igisirikare cy'u Burundi, hakabamo kandi Reverend Kuriyo, bongeye kugera muri gereza yari ifungiyemo bita Guillaume Bunyoni. Uyu mugabo ni umwe mu bantu batigeze bumvikana na Neva, kubera ko ubundi Neva ajya ku butegetsi, uyu nguyu amakuru mfite nakuruye neza nuko ashobora kuba yaramubereye minisitiri w'intebe ariko akajya amusuzugura. Biza kurangira uyu mugabo rero amutaye muri gereza. Uku kumufunga rero no ko kwamukozeho, yego, abanzi biwe bakaba batangiye kugenda bagira gute bihuzahuza. Ngitsinzi ya Reverend Kuriyo yabyinwe, yego, n'abaturuka mu muryango uwo wahoze ari perezida umwe witabye Imana, Pierre Nkurunziza cyangwa se Petero Nkurunziza nyine wabivuga mu buryo bumwe cyangwa se ubundi uko bishoboye. None ibi ngibi bikaba ari byo byashyize ku gitutu Perezida Evariste Ndayishimiye, akaba ameze nk'umuntu wacanganyikiwe ibibazo byazonze. Buriya ikizakubwira umuntu wishwe n'ibibazo, usanga rimwe na rimwe umubaza ikintu akagusubiza ikitari cyo. Urumva? Usanga ahantu hose yigunze ariko amatekereza. Neva afite ibibazo by'abene gihugu, ibyo bamubaza ariko adafite kugira icyo yabikoraho. Gutese kandi ari perezida w'igihugu, kuba ari perezida yose arafata imyanzuro arayifatana nande? Abamwegereye bahe nyine, kandi aribo batangiye kumugambanira. Umuntu muzima asigaranye ni umugore we. Iyo perezida batangiye kumubona yuko afite ibibazo cyangwa se igihugu ari kucyoreka, ubundi yavaho mu buhe buryo, bamukura mu buhe buryo? Amanama ari gukora nayo kuzamweguza, cyangwa se witonde wibuke neza ko manda igiye kurangira 2027. Icyo gihe hazabaho andi matora. Ayo matora azabaho rero bagomba kuzashaka undi mukandida bamamaza. Gusa biragoye kuko umuyobozi mukuru n'ubundi ari Neva, agomba kuvuga ati nge ndiyamamaza, kandi niyamamaza bashobora kuzamutora. Ubwo se urumva umuperezida atabakunzwe ra? Urumva umuperezida adakunzwe niyongera kwiyamamaza bakamutora? Erega ntagabo bose bamurwanya aribo bafite mu nshingano imirimo yose y'amatora. Ntago aribo bakotorora amatora, ntago aribo bagira gutera, aribo bashyiramo bacengeza politiki. Ko rero Neva maze gukura amakuru menshi, nsanga uyu muperezida turiya tuntu yagiye acangamo akajya mu baturage. Uyu muperezida ni umunyamayeri, akajya mu baturage nta n'ibibazo afite nabo, akajya gusarura guhingana nabo, akicarana bagasangira ibijumba, akicarana nabo bakagira ibiki n'ibiki bavuye mu kazi, nk'uko akajya gusura abantu babaga inyama mu mamakaritsiye areba uko byifashe. Nyamaze uyu muperezida ngiye ntangiye kujya mugaruka haza ubwenge, uretse akabazo kamwe nge navuga ko kohereza ingabo amafaranga anavuyemo akayarya gutyo gusa, abapfuye wenda ntibabagaragaze, babagaragariza ko ababikorera ari injiji. Sinjiji. None se abo baturage tuvuge ko batareba ngo babone ubutegetsi bwabo aho buri kugana? Erega n'abaturage barareba. Nugera mu gihugu cy'u Burundi, sinzi niba ujya ugira abantu muvugana bari mu Burundi cyangwa guhereza amakuru, urumva? Ariko 75% nge maze kubyigenzurira, ntago abarundi bakiyumvamo Neva. Erega Neva ananiwe gukemura ibibazo ahanini by'ibanze, gusa ikijyanye n'ibiribwa arabyiyezereza. Utuntu acangamo nyine two kwihenura ku banyagihugu, yerekana yuko ngo byose abyidepeye, byo nta kibazo afite. Utwo nitwo tubi. None se nk'umuntu w'umuperezida akwiye kubwira abaturage ngo nimutizigamira n'akazi kanyu, ngo yenge wanjye ngo nakoze depo. Erega ntago banganya ubushobozi.
ushobora kuba ufite nge ntafite umuturage rero wewe aba abibona kandi iyo abibonye nguko rero. abibona mu yindi shusho irenze uko Neva yabibonye hanyuma rero ubugambanyi Yandi buri makuru. ubu bugambanyi buri gukorerwa Neva bukaba ari ubugambanyi buri gushaka kumukura ku butegetsi ubwa bwivanyeho we akazivanaho we ubwe akabona ko atazabishobora akikuraho mbese bari gukora ikintu kimeze nk'icyo kumuca intege kugira ngo bitazagira uwo byitirirwa niyo mpamvu ubona bari kugenda bamukubita akantu hashira kandi kanya bakamujyoroga kandi ako kantu kakamuzengereza akavata ubundi ndarwana n'iki reka mbuveho neza ku mahoro mbutanga ngereka nkubwire njya mbona ndamutse mbaye nka perezida niyo naba perezida byibura amezi 3 cyangwa kumwe batangira kumvuga nabi nashaka nakegura kuko umushahara naba mvanyemo mbona wantunga ntabwo burya ushobora no gusanga badahembwa menshi mana wantunga ndakurahiye none se ukibwira ko nta bantu bari mu Burundi bakora amafaranga menshi kurushaho perezida Neva yembwa usibye ko Neva bivuga kubera ubukene mba nifitiye yamenye diro ni ubukene nyine wasanga mbaye mukire nkabugeraho nanjye ntabwo wakifuza ahubwo kuba perezida uzi ukuntu perezida buri abahura n'ibibazo ariko uzi kwikorera ibibazo by'abanyagihugu nose ukibwira Neva ngo niki kimutera umutwe haranyarukira ahangaha agasanga nta gitoro gihari yahagarara gato yareba akabona ku ma station yose nta kintu kiri yabwiye umugore wiwe ko ari ibintu byose babizambije bya essence uzi ko bafunguye buri Rwanda imipaka y'u Rwanda essence yakiyongera akareka n'abashoramari bakaza bagahatana bagashora amasansi akareka kuyikubira n'umugore tureke gufungura imipaka y'igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi wamubwiye se basi akihangana akavana ingabo ze muri Kongo kareba ko ibintu bitagenda neza erega ntago ikibazo ari ukubera u Rwanda rufunze imipaka u Rwanda ntago rwigeze rufunga umupaka nari nyine nibo bayifungiye nibyo mvuga ku ruhande rwabo Neva rero nk'umuntu utari aretse gukorana na FDLR urumva azagira amahoro kandi n'undi mu perezida wese uzajyaho agakorana na FDLR nawe nta mahoro azagira erega FDLR ahigeze hose bibi bibazo nese reba muri Kongo intambara imyaka imazeyo reba mu Burundi intambara n'ubundi ntiwe nk'ubu mu gitondo cya kare muri Plaine de Ruzizi mu mugezi wa Ruzizi hagaragaye imirambo y'abaturage bane kandi baturutse i Burundi nejo bundi batoye abandi nejo niba hari 3 nanone utekerezwa yuko abo bantu bicwa nande si bicwa n'abarundi ruba rwageze nyine none se ubu ngubu uwaza akavuga ngo Neva naramuka agumye ku butegetsi ntihagire igihinduka urumva cya guverinoma ntihinduke ngo hafatwe indi myanzuro mishyashya uribwira ko abaturage b'abarundi bwo bazagira amahoro reka iyo ngingo tuyiveho twikomereze ahubwo tuze hano muri Uvira abarundi none bakomeje guteserikeka niba navuga Uvira ariko Uvira bakomeje guhurira n'ibibazo bikomeye cyane tumaze iminsi tutanabona no ku makuru yayo cyane Uvira amakuru yayo ndayafite rero none tubwireho rero bimeze biteye 23 yahageze se ampaye nkawe MV3 ndi kukubwira ukuri MV3 ku masaha y'umugoroba kuva ku isaha ubundi gihe nakuruye amakuru guhera saa 3 z'ijoro hari amakamyo ngo yamanutse mu ibanga rikomeye cyane y'abasirikare bari mu MV3 aya makamyo ngo yaranimo igikoresho ubanza ari cya kindi bitaga shitani ndetse na shitani urabyibuka muri Sake ndabyibuka urabyibuka bimwe byarasaga za Mogoma bibereye za Sake se Sake baracyayifite mu 23 batayifite se ara hose sa MV3 ariga kivuye amajyaruguru yose ni MV3 kireka kivuye amajyepfo harya warikari bahe se muri kivuye amajyaruguru ese barayifite none se warikare nta gace gato yerega warikare n'indi territoire isa nkaho iri kuri Gisangane iriya ntago twapfa kuyibara ariko ibice byinshi bya Kivu y'amajyaruguru barabifite kandi ibyo bafashe muri Kivu y'amajyaruguru ni burasa ni Kivu y'amajyaruguru sinzi ariko cyangwa ni Kivu y'Iburasirazuba oya mutubwire muri komenti bakongomani kazi mutubwire aza kuza kubazanira isosi ni ujya nkunda kumva menye uduce cyane ariko Gisangani mu burasirazuba nayo uvuze ngo ishobora kuba iri muri Kivu y'amajyaruguru n'ubundi cyangwa iri muri za Ituri ibintu ni bibiri itabaye iri muri Ituri iri muri Kivu y'amajyaruguru y'Iburengerazuba Kivu y'Iburengerazuba sibaho ngayo nguko rero iyo nibaho so akora ko vizi nawe uratwenza oye nuko banumva
ntabwo igikunda kugaruka ngo muri umva ngo Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo, Kivu y'Amajyaruguru, ukuma mu Kivu y'Uburasirazuba, Kivu y'Uburasirazuba n'iburengero bwayo yava uburasirazuba bwa Kongo, ni harimo Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru, nta zindi Kivu zihari. Twerekeze rero dukomeze rero hanyuma reka dukomeze ku makuru ari kuvuga intare za Sarambwe. Ndabibabwiye rero ko M23 yamanukanye ibikoresho byinshi cyane ibizana hano muri Uvira muri iki gitondo cyo ku itariki ya 29 niba ntibeshye 29 asuku kwezi turimo n'ubundi kwa Mutarama 2025. Ahangaha rero amakuru ari kungeraho avuga ko abasirikare benshi b'intare za Sarambwe bari bamaze kugera muri Prede Ruzizi, aho abenshi bamanutse bakagenda bakagera hafi naho bitaza Kingwengwe, baciye za Sange, Kiriba, Runingo, Ruvungi n'utundi duce tugiye dutandukanye. Kandi aha hose utagira ngo bahaciye batarwana, urumva aha bahaciye barwana. Igitunguranye nuko bahise bahafata, yego noneho baramanuka baragenda bashyira defense zabo hano hepfo za Kingwengwe. Bamaze kuziyashyira rero uyu munsi masa mugoroba nibwo bamanukanye ngibyo kurya n'ibikoresho bisa nkaho biteguye urugamba. Ese Uvira mwebwe murumva nta kintu muri kumvamo? Siyo mpamvu iri gutera abarundi benshi kuba bagize panike bakabamanutse bakabakoranye Uvira bakabatanye ngo banakoze inama. Nanone amato yabo bongeye barayagarura. Kuyagarura nyine n'ukubera nikikwereka ko intambara igiye gukara. Amato yabo bongeye barayagarura. Bira nibikwereka ko intambara ubu ngubu igiye gukara rero. Buriya ntago wapfa kumenya ko intambara igiye gukara utarabona amamodoka muvuma nyinshi z'abasirikare. Niyo mpamvu na M23 icyatumye abasirikare benshi b'abarundi bagira ubwoba nuko batangiye kubona muvuma za M23 zigenda M23 buri kanya kugenda ijyana ingabo n'ibikoresho kudufata. Twihuse cyane rero reka ndase ku ntego. Ahangaha abasirikare b'abarundi rero bakaba bateguye igikopi cya danje, igitero karabutaka bagiye kuza kugaba kuri M23 ahangaha za Kingwengwe. Ndakora icyo cyapfubye. Kirapfubye icyo icecekere. Ahangaha bati ubwo twakimenye butekeza ko M23 itakimenye. Kuba ikizi ni kimwe ariko bashobora guca hejuru cyangwa hasi. Nazo mu gitero iki barya mbushi kabaye ubwo byaranye. Ni mbushi n'ubundi yo mu minsi nejo bayiguyemo, ariko uyu munsi bashobora guhindura strategy. Aho banyure ntibaba ariho banyurira. Erega ashobora kukubwira ngo ejo nzagutera ukarara witegura. Hari n'ijye akoresha amayeri yo nkakubwira ngo ndaguteye nzagutera ejo mbikubwiye uyu munsi. Ejo sinkutere nkagutera uyu munsi nimugoroba. Akunda ndakibuka mu gisirikare bamo byo kujijisha aduyi cyangwa se umwanzi, ubwo ati ndaguteye akamara n'iminsi 3 ataragutera cyane, cyangwa akakubwira ko ari nzagutera ejo agahita za ko kanya. Izo ni strategy nshyashya abasirikare bakagerageza uburyo ki amakuru bagaragaza nkaho yabacitse mu ibanga kandi ribo bayarekuye ku bushake, kandi babivuze kugira ngo aduyi waba mujijishe. None biriya bintu M23 bikunda rero ntabwo ujye ubibona. Biriya bintu M23 nizo triki ikoresha. Ndakurahi bajya baza bagatera hano mu kakaritsiye, abahari bakaza gutabara ka gace bavuyemo bakahita bagaterana nako. Ngayo ngo ukorera M23 niba bicyane ahubwo narumwe. Twihuse cyane rero Uvira tayari abasirikare b'abarundi bikoranyije, ndetse biravugwa neza ko M23 yabaye nta gihindutse. Isa ku isa mushobora kuza kumva nanone yongeye kwiryamira mu mujyi wa Uvira, ibwira abaturage ati muryame musinzire mukeshe nkuko mwabikoraga 28 kuri 28 mukora akazi kanyu ka buri munsi. So rero tujye ku zindi nkuru. Ku nsinzi uvuga ati hari uwabyize ibyago nyine, hari n'undi tujye ku nsinzi. Insinzi ni ya Kisekedi. Kisekedi ubu tuvugana ari kubyinira ku rukoma avuga ati kera kabaye Perezida Paul Kagame ndakwemeje. Gute rero aweze nawe uzi ko amaze igihe kirekire cyane asabira ibihano u Rwanda. Biri kuvuga ko rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigiye gufatira bamwe mu bayobozi hano mu gihugu cy'u Rwanda ibihano bitise se cyangwa bakanabifatira igihugu cyose. Gusa ntiharatangazwa ibihano ngo ni ibihe. Ubwo nababwiraga yuko Kisekedi ari kubyina iyo tsinzi bitewe nuko Amerika amaze gukonfirma yuko bigiye gukorwa. Ubwo dutegereje kuza kumenya ngo nabahe barabaziza iki, bafata ibihano barabaziza iki, ese ni ibihe bihano bimeze bite bagiye kubafatira babafatiye. Hari barabyina intsinzi itaratare kubyina mbere y'umuziki kandi nyine byategujwe ariko bishobora no ko bihano Amerika ishobora kuza kubihagarika. Hari n'abantu ni kangahe se n'ubwa mbere baba bafatiye ibihano u Rwanda. Reka nkwereka, hari inshuro nyinshi bigeze bafatira, hari inshuro nibuka bigeze bafatira u Rwanda ibihano, ibihugu byinshi bitora yuko ngo u Rwanda barugirira ibihano, noneho kimwe mu binyamuryango kiritambika, kitambitse ibihano biba bivuyeho. Katari yigeze guhakana ndetse niba ari n'Abongereza
ngayo Sinzi ikindi ni gihugu. igihugu rero cyabikoze. Ubwo rero ushobora gusanga rero abo babitora habonetse umwe avuga ati ariko rero noneho iyo ni leta zunze ubumwe za Amerika ku giti cyayo. se ntiharimo abantu bavugira u Rwanda bashyigikira u Rwanda. Sinabonye noneho reka nkwereke nabonye u Rwanda hari bamwe bishimira yuko ngo yakakwiye gutera inkunga n'ubundi mu 23 urumva. Nabonye noneho n'abakongomani ubwabo hari umukongomani w'umudamu warushinzwe wari warahawe akazi na Kisekedi cyangwa se abegera ba Kisekedi hafi gusebya u Rwanda. Nukuruvuga ku mbuga nkoranyambaga nabi kugira gute kurushashariza kuvuga mu 23 nayo nabi ariko cyane by'umwihariko u Rwanda. Uzi uwo mudamu ahantu ari uwo mudamu ku munsi w'ejo yaje hano ku Gisozi aza gusura u Rwanda papa. Yari afite n'akazi muri presidence bro. Presidence ya Kinshasa. None se yarakaretse. Noneho banze wumve yavuyeyo ahitira hehe mu Rwanda. Nabonye amafoto rwose ari ku Gisozi yatanze n'imbwirwa ruhama avuga ati rwose ndabyiboneye nubara tubeshye u Rwanda nuko rumeze ni rwiza ibintu byaho biri organize. Mane ahubwo u Rwanda bavuga ngo u Rwanda batinya. Navuze ati kuki batese bamuta muri yombi nukuntu yadusebeje. Uzi ko bamuretse kongera akagenda akajya muri Uvira nako muri Goma. Yagiye muri Goma naho asura ibikorwa bye mu 23 baramwakira. Akaba ari busubira Kinshasa. Sha ntago yasubirayo. Akabongo yaba ari umuramba. Byarangiye mumwakire muvuge ati karibu mumwakire kabisa mumwakire uwo mutaramu waje umumama waje mumwakirize yombi ubu intare za Sarambwe zongeza bivuze nabi ndavuze ngo yaje ku Gisozi nibyo yaje ku Gisozi ariko ni ku rwibutso rwa jenoside ya Kigali yaje ku rwibutso rwa jenoside nkuru y'igihugu urwibutso nyine urwibutso rwa Gisozi ndahabona hepfo rubitse imibiri y'abakorewe jenoside cyane. Uyu mugabo rero nawe rero mumwakire mu ntare za Sarambwe. Ntago ari umugabo ni umudamu. Ni umudamu nyine avuze umugore. Umudamu mumwakire mu ntare za Sarambwe. Ubwo taro kwigarukira kibera no mu Rwanda ko ukuntu numvishe hashimagisha. Ariko rero witonde Kinshasa buriya nabo ni babaya. Si wumva ko yaje. Nkitegurana na Jean Pierre Bemba bazaza. Hari igihe bazaza ntawamenya. Nabari bose mujya mubona. Bazatinda bidekarara erega Kabila kuva yaje baragenda bahunguka umwe ko Kinshasa yohereje tugendo turebere mu Rwanda uko bimeze ugende unugera ushimagiza ibikini u Rwanda urubona yego nyine bararuneka ku buryo ki uwo mugore yaza kuneka u Rwanda ntibabimenye nyine banze wumve none se utekereza ko u Rwanda bataruneka urutekereza ko u Rwanda rwo bataruneka n'abarurimo imbere cyane rwose neze uri uza wihitira akaza gafata duke udukuru duke aduhawe nande yaba duhawe nande ntabaruneka erega ubu hano mu Rwanda ubu tuvuga n'ubu Kongo nayo ifite nk'abakasariko babuze uko binjira babura uko bamena bakajya basubira ati narakubwiye ngo u Rwanda kuruneka none se ko bashyize ibitonde icyo mvuga ngewe si ukuvuga yuko badahari barahari barahari ahubwo uri guhakana yuko badahari bayakura ni cyo gihugu kitagira abantu bakineka na Leta Zunze Ubumwe za Amerika z'igihangange barayineka n'u Rwanda nyine bararutata ariko ikiza cy'u Rwanda upfa kwinjira bigoye rugira ibanga nyine si wabonye ko nejo bundi bakora urutonde rw'ibihugu by'igisirikare u Rwanda rutaje ntago rwajemo yewe nta nubwo mu iterambere ruza icyo bikoze ruza mu bihugu bya mbere bifite iterambere riri ku muvuduko hejuru ruzamo aho ngaho ho biragaragara. So twihuse cyane rero Kisekedi ubu tuvugana ari kubyina ngo ari kubyina ikinimba avuga ati yaba u Rwanda bari barufatiye ibihano bya nyabyo none ubu ari kubyina avuga ngo iyaba bari barufatiye ibihano bya nyabyo erega na visa bayikuyeho n'ibindi bashobora kubikuraho. So nabyo birashoboka ariko si rwo rwonyine n'ibindi byinshi nyine barakumbanya ariko n'ibindi bihano muri Amerika y'Epfo si twe twenyine nese bura Trump kibwira ngo yarungutse buriya yarungutse nyine se kandi ari byinshi yabonaga biturutse muri Afurika no mu bindi bihugu ariko yahise ahomba gusa uno mugabo akunda kwigira Amerika zihoreresha bafite ahandi bungukira ese Kongo amabuye yashijemo. Dusoza ku makuru yihuta dusoza rero Kiliziya Gatolika i Kinshasa bayambitse ibara nyaboneka
nyuma yo kubabwira yuko bari gucuruza ukarisitiya mu masoko babihakana bivuye inyuma, barahira mu izina rya Yesu na nyina, bababwira ati ibyo bintu ntabwo twabikora, muzanacunge munaperereze, ibyo bintu ntawe byakozwe. Ibyo byo buriya Kiliziya Gatolika ni zimwe, ni bamwe mu bantu bafite inkingi ikomeye cyane muri politiki y'Kinshasa. Ntekereza ko njya Tshisekedi nyine yabasebeje bitewe nuko Kiliziya Gatolika ari ukuntu igize ikavuga ati ubundi kubera icyo udasinya amasezerano na M23 ngo mwemeranye ko ari abakongomani. Isa naho ibogamiye kure M23. Niyo mpamvu Kinshasa nayo ishyira imbaraga mu kugenda ibasebya kugira ngo basi umunsi umwe bazaze ku ruhande rwabo. Rero shaki buriya ariko reka nkubwire, hari ikintu ngenda ngerageza kureba, buriya abaturage b'abakongomani ntago bakennye, nubwo intambara ziba ziri kuba ntago bakennye cyane. Erega Kongo yakaba ari igihugu kinakomeye kurusha Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitewe n'ubukungu, ariko zangera abo batanga ntago abakongomani bakennye ngo wenda bahunga kubera intambara, ntago bahunga kubera ubukene. Nko mu Burundi ho bahunga kubera ubukene n'inzara. Erega mu Burundi ubutaka bwaho ntibwera jamais. None se Kongo ituwe n'abahe? Kongo ifite abaturage benshi mani, ifite benshi ariko bafite igice kinini cya Kongo cyose ntigihingwa. Nyine aho bari hose bafite n'ubutaka bwiza papa. Yego nyine bwera bareza, ntabwo rero bagira kumbwira ngo ngiye ngo wasebya. Noneho bafite n'uburyo ki bwo kubona amafaranga buhagije, bakora ku manyanja, bafite amabuye, bafite amashyamba. Noneho reka sinakubwira byo amashyamba ari mu bintu bituma igihugu gitera imbere cyane. None se ikibazo ni kimwe, ni ryari bazagira ubutegetsi buzima? Tshisekedi ariho nyine n'ubusambo bwose ntabwo bishoboka. Umuturage wese azajya yimenya niyo hajyaho n'undi ajye kugira, niyo hajyaho n'undi. Kongo nta mahoro izigera igira. Nka kiriya gihugu gihaye nk'abayobozi b'u Rwanda, utekereza ko byagenda bite? Ese u Rwanda ruzajya kuyobora Kongo kandi atari u Rwanda? Nyine ni ukugereranya nyine. Niyo waruha u Rwanda, niyo waruha abayobozi b'u Rwanda, kereka igihe babanje kujya gutsemba iriya mitwe. Nyine babanza bakayiheraho. Bahereye kuri no mitwe yose zino za mayimayi kifafa mayimayi nyine nizo baheraho, usubiza ko batazeraho. Reba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ukuntu zimeze, uzi ko nta bintu uzareba amareta bafite nabo kangana. Yego nta byiye bibaho, nta byiye. Uzi impamvu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashoboye gukontorora? Reba Uburusiya ukuntu ari igihugu kinini, ko nta mitwe ibamo. Uburusiya witonde, Trump uriya mugabo ni mubi, arica. Yego nyine haza n'abayobozi bafite Mobutu uramwibuka? Mobutu uramuzi? Yego Mobutu niwe wari ushoboye Kongo, kereka bongeye akavuka Mobutu. Kandi mbese wabuzwa ari iki kuko abandi se batazi? Mobutu yapfuye yavumye Kongo, niyo mpamvu ni intambara. Ntabwo ibaho mwana, ngo yarakivumye pe. Ngayo nguko rero nibyo yakorewe. Dusoze amakuru tubashimira kabisa, tubifuriza kugira umunsi mwiza rero. Naho mu yandi makuru turi kugenda tubakusanyiriza hirya no hino abari kuvugwa aho hakurya. Ciao ciao, murakoze cyane. Imana ibarinde, ndabakunda cyane. Bye bye.